Yesu ashimwe cyane. Byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Amen. Ndakeka benshi turaziranye, nubwo bamwe babaye inkumi, abandi bakaba abasore, abandi abasaza. Yesu ashimwe cyane. Ariko byose ni byiza, bagomba gukura bakava mu by'ubwana. Amen. Amazina nitwa Maniraguha Jean Martin, nize hano, navuye hano muri 2016. Bibaze ku imyaka myinshi sinkibyibuka. Nabaye hano muri worship team, muri Voice of Angels, bamushuti. Imana iduhana umugisha. Birenze ibyo nanjye ndi mu rugendo, ndi kurwana urugamba kugira ngo nkizwe, namwe niko muri kumva ko turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero uko muri imbere y'Imana niko ndi, murabizi ngo nukora neza uzagira gute? Uzemerwa. Imana ntabwo irobanura ku butoni, ntabwo ireba umukuru cyangwa se umuto, ntabwo ireba umukobwa cyangwa se umuhungu, ntacyo wayikangisha na kimwe. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo ijambo ry'Imana rikatubwira ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana izagira gute? Imana iramwemera, uwo wenyine gusa. Naho ibindi byose wabwira Imana ntago wayizanaho iby'inka yarembye. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo ntimuyobe. Imana ntinegurizwa iki? Izuru. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo wazabwira Imana ngo Mana wariko narindi umunyantege nke, ntabwo wabwira Imana ngo Mana we nari mfite ijwi ribi, ariko Mana we hari abantu bagira ibitotsi birenze ibikenewe. Buriya njyewe niko wandemye, warubizi ko ngira ibitotsi, ntago yabyumva. Yesu ashimwe cyane. Niba wibwira ngo uzabwira Imana ngo nagiraga ibitotsi, ushobore kuba ufite impano y'ibitotsi, impano y'ibitotsi yawe wayikoresheje iki? Ariko ugahimbaza Imana yahe yo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ndumva twamenyanye. Turiza mwene so mwegeranye, umubwire uti amahoro y'Imana bane nawe. Amen. Imana Nyagasani mwami idahishwa amabanga, uri Imana idahinduka. Abakwiringiye Nyagasani ntibazakorwa n'isoni, kandi ngo hahirwa abaguhungiraho bose, kandi ngo hahirwa ubwoko bumera bucyo. Hahirwa Nyagasani abafite inzira z'igisiyoni mu mitima yabo. Hahirwa Nyagasani mwama bakwizera, akaba ari wowe wenyine bishingikirizaho. Cyizere cyo kubaho bakakigirira muri wowe, byiringiro byo kubona ibyiza bakabikura kuri wowe. Abo Nyagasani mwami ngo ntibazakorwa n'isoni. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Hahinduka abantu ariko Imana ntabwo igihinduka. Hahinduka isi ariko Imana ntihinduka. Uhereye kera tutarabaho yari yitwa Imana. Yesu ashimwe cyane. Kandi iyo turi kuririmba yandirimbira tubwira ngo Mana nkuko wafashaga abasogokuruza mu myaka ya kera cyane, niko natwe uzadufasha mu bihe bigize gute? Mu bihe biri imbere. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga isuko yagenda kose ikihinduriza, abantu bagahinduka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo Mana yo mu ijuru naho tutayizera, naho twese twafata umwanzuro tukanga kuyizera, ngo niyo kwizerwa. Yesu ashimwe cyane. Ngo kuko yo ntago igivuguruzwa. Kuyizera ni inyungu kuri twe. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana yacu iyo mu ijuru yitwa Imana kuko twayise Imana. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo twayita Imana, tutayita Imana, twayiramya tutayiramya, twayihimbaza tutayihimbaza, yitwa nde? Yitwa Imana. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rikagaruka rikatubwira ngo ntacyo wakora ngo urwanye ukuri, keretse uko urwaniriye. Yesu ashimwe cyane. Ntacyo wakora. Buriya uko wakwigenza kose, umunsi ugira amasaha 24. Ntacyo wakora ngo ubirwanye, nta nicyo wakora ngo ubihakane, keretse gusa ugiye ubyemeza umunsi nanjye ndabihamya ufite amasaha ngahe? 24. Ariko uzabigerageze naho wavumbura ibya mirenge, kuko ariko Imana yabitegetse, keretse tubigendeyeho gusa. Ndetse uvuze ngo noneho njyewe
umunsi wanjye ngiye kuha amasaha 28 igihe cyagusiga. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero reka dutuze, tuvuge dutuje. Hari umuntu umwe wambwiye ngo ikintu ngiye nangira abavuga butumwa bagira ibikabyo. Abavuga butumwa bashiramo ibikabyo, nicyo kintu mpfa nabo. Ariko arahongera nkababwira noneho reka dutuze, twe gushiramo iki ibikabyo. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana mu minota dufite ihagije. Dufite iminota ihagije, Imana iraza kudushoboza. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo ryitwa umutima w'umuntu. Amen. Abinyuma turi kumvikana? Turi kumvikana? Umutima w'umuntu. Nakubwiye ngo tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko uko uri imbere y'Imana nanjye niko ndi. Siko bimeze? Umuntu uri gucuranga aze kudufasha. Uko uri imbere y'Imana nanjye niko ngize gute? Niko ndi. Paulo niwe wandikiye abantu arababwira ngo muri mwe nihagira umuntu wibwira ko ari uwa Kristo, amenye ko natwe turi abande, turi aba Kristo. Nihagira umuntu wibwira ko azajya mu ijuru, amenye ko natwe tuzajyayo. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga rero iri jambo tugiye kuganira ni ikintu gikomeye, ni ikintu kigoye. Buriya abo wibwira kuzi ntabwo bazi, n'abibwira ko bakuzi ntibakuzi, keretse Imana yo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Umutima w'umuntu, akenshi iyo uvuze umutima w'umuntu abantu bahita bumva inyama itera amaraso, ariko uriya utera amaraso ntabwo ariwo turi kuvuga. Ahubwo umutima w'umuntu turi kuvuga, Yesu, umutima w'umuntu turi kuvuga ni wowe wa nyawe. Amen. Iki ngiki mubona, iki ni igitaka, ni housing y'inyuma. Ari ijambo ry'Imana rivuga ngo ndirabura ariko ngize gute? Ndi mwiza. Nubwo mubona nirabura so ukunsa. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga uwo uriwe ntabwo bisobanurwa n'uko usa inyuma, ntabwo bisobanurwa n'uko uri igikara, ntabwo bigaragazwa n'uko uri inzobe, nta nubwo bigaragazwa n'uko uri muremure. Uwo uriwe ni wowe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kandi ubwiza bw'umuntu ijambo ry'Imana iyo rigiye kubusobanura ntabwo rye rihita rifatira inyuma. Ubwiza bw'umuntu ni mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Kuko ushobora kubona nitonze, nicecekeye, ndetse niturije, ngenda nka marayika, ariko wabona ikintu kinsohotsemo ukavuga ngo sinabikekaga nawe, ariko uwo ni we njye. Yesu ashimwe cyane. Hari n'uzabona mu bigaragara abantu bashingiye ku byo bavuga, bazavuga uriya, reka nkoresha ijambo rirabyoroshye, afite uburanga buke, siyo? Ariko nujya kureba ibyo akora usange n'uwo kwifuzwa. Yesu ashimwe cyane. Umutima w'umuntu rero ndakwinginze cyane. Iri jambo nagize mu minsi yashize, ejo bundi numva ndi gusenga ngo Imana imbwire ijambo twazasangira, numva niryo ringarutsemo cyane. Tugiye kuriganiraho dusenge. Ariko umutima w'umuntu ni ikintu cyo kwitondera. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu Imana yo iyo igiye kutureba, iyo igiye kutugenzura, ntabwo ireba ibyo abantu batubonaho, nta nubwo igendera ku buryo twitwara. Iramanuka ikitegereza iki? Umutima w'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Kandi ngo niwe uzahagarara imbere y'Imana. Itangirira igice cya 6 umurongo wa 5 kugera ku wa 12. Turaza kuyihuta iminota tuze kuyikoresha neza. Abantu bahinduka babi cyane. Itangiriro 6 umurongo wa 5 haranditse ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi,
kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda he mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa, ari umukiranutsi rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga nande? N'Imana. 10. Kandi yabyaye abahungu batatu, Shemu na Hamu na Yafeti, kandi isi yari yononekaye mu maso y'Imana yuzuye urugomo. Imana ireba isi ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Yesu ashimwe cyane. Imana imfashe mu byumve, ariko namwe mu bitekereze. Muri abantu bajijutse, namwe mu bitekereze. Ntabwo ari filozofi nabazaniye, mufite Bibiliya namwe mwabisoma, siko bimeze. Ariko mureke dufatanye tubiganireho, twisuzume cyane. Amen. Umutima w'umuntu, ibyo dukora hano iyi ni sosiyete n'umuryango mugari, siko bimeze. Hari abantu usanga ari ba ruhago, amakosa abayibitseho, bahora mu bihano by'urudaca. Ukibaza uyu muntu bitebye, wamubaza ariko se mwana bimeze bitati wapfi, amategeko ya hano nayo ntashobotse. Ubuzima bwa hano burakomeye, erega ibintu baba babigize intambara. Ariko hari n'undi usanga abigenderamo bikagira gute? Bikemera. Hari n'undi usanga abigenderamo akumva ntacyo bitwaye, kandi akagira gute? Akabishobora. Kumubona bamuhanye nafe, uwo nguwo niyaguye mu kosa kumubabarira biroroha. Yesu ashimwe cyane. Ariko ibyo byose uzajya gusanga hari abantu, munyemerere nkoresheje ijambo kuko ari ikintu bita ngo uriya muntu ngo afite kode. Mujya mubyumva? Uriya muntu ngo afite kode. Ariko ibi byose ikibitera nta kindi, ni umutima w'umuntu. Nta kindi twakoresha, ariko ni wowe wamwe imbere, wowe wanyawe. Iyo umuntu afite umutima mubi, gukora ibyiza ntibishoboka. Iyo umuntu afite umutima mubi, gukora ibizima ntago bijya bishoboka. Iyo umuntu yimitse umutima mubi muri we, akaba ari we yumva ko yagenderaho. Abantu bafite umutima mubi akenshi ntago bashaka kugirwa inama. Ntago mwabibonye? Mwarabyumvise ariko ugasanga umuntu wamubwira ngo ibi ni bibi, ati umva rero twumvikane umfata uko nguko. Ariko umutima mubi wica nyirawo. Turi kujyana ariko? Yesu ashimwe cyane. Nyamara ni inama y'ubuzima, uko ndi kubibabwira nanjye niko ndi kubyiga, siko bimeze? Uko ndi kubibabwira nanjye niko bindeba, ariko tubisangire. Nta makabya nkuru, nta n'ibikabyo byinshi, ni ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Dusome muri Yeremiya igice cya 17, ariko turi kwiga ku mutima w'umuntu twihute. Hari amoko y'imitima tugiye kureba, niturangiza dusenge, ariko wisuzume cyane urebe umutima wawe ni uwuhe. Ariko umutima mubi, buriya umutima mubi nta wundi wakwangiza, ni nyirawo wenyine gusa. Abandi nta ngaruka bibagiraho. Icyakora birabababaza, ariko ni akanya gato. Abanyarwanda bakunze kuvuga ngo ibikundanye bigira gute? Ngo bigira gute? Naho mwabonye byasiganye se? Igisigaye kikarira gusa, ejo kigaceceka, mugahura ari guseka, akabona ikindi bakundana. Nago mujya mubibona se? Ngo umusirikare umva turi inshuti, ibikundanye birajyana, natwe tuzagira gute? Baragushutse. Umunsi umwe wagenda nkarira nkihanagura, ejo hakaza umupolisi
twikomereza ubuzima. Siko bimeze se? Umva nkanakwibagirwa, ariko niba warajyanye umutima mubi, umva uzawumanukana, nugera imbere y'Imana izabikujyoza. Kubwira ngo wa mutima mubi wawe niwo ngiye kukubaza. None sizaza kumbaza ngo ko ibikundanye bijyana bite byawe. Ntago bibaho. Umutima mubi wica nyirawo wenyine gusa. Niyo mpamvu kugira umutima mubi ntacyo bimaze. Yesu ashimwe cyane. Mushaka mwabyumva, nanjye narabyumvise. Nkiri muri primaire abana bose barantinyaga, nararwanaga. Niyo nabaga ntagushoboye narakubikiraga. Ajya subiza ku twiza hamwe mwa wowe wicaye inyuma. Urasura uwacu se? Nge nize Regina, nanzi ko twigana. Nuwuhe hano? Wowe. Wasa ariko wowe navuye, wowe waje naragiye. Nagiraga amahane ntazi yava. Byagezaho noneho papa kuwa gatanu akajyaza kwitaba batamuhamagaye kugira ngo bamubwire amakosa ye. None buri wa gatanu w'icyumweru yazaga ku ishuri kwitaba aje kumva amakosa yanjye. Ariko Imana yarabihinduye. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga rero ntukangwe nuko ushobora kwisanga ufite umutima mubi, wemeye ukinginga Imana, Imana yaguhindurira. Yesu ashimwe cyane. Ariko kugira umutima mubi ntacyo bimaze. Wenda ushobora kutasobanukirwa umutima mubi. Tuturaje twihute. Yeremiya 17 twihuse cyane. Ariko umutima mubi wica nde? Wica nyirawo. Reka dusome wumva aya magambo. Ariko nituvuga umutima mubi, nituvuga umutima mubi tubyumve mu buryo bubiri. Hari abantu bafite umutima mubi ubabuza gusenga. Ibyo gusa. Akumva ntashaka gusenga. Ukamubaza se bimeze bitati wapi mwana? Aterega nje ntago mbyiyumvamo. Ariko ugasanga abandi bari kubyiyumvamo. Yesu ashimwe cyane. Ariko ugasanga nta nubwo ashaka kwibaza. Ariko murebe namwe abantu. Ku isi ni abantu bangahe basenga? Wababara ni benshi. Abakomeye kukurusha basenga ni bangahe? Ugasanga akana turabana tujye turabyemera, sibyo? Ntago nipfobeje, sibyo? Ugasanga uri kwanga gusenga papa wawe ari kujya gusenga. Ukibaza ibyo urimo. Niba iyo bari ibintu bidafite agaciro, abantu ntago babijyamo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko akenshi abantu banga ibyiza bagasanga ibibi, ariko iherezo ry'ibibi ni ukurimo. Wabyanga wabyemera. 17 ngo uwizera Imana ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Umurongo wa 5, uku niko Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima we, akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza n'ikiza ntazagira gute? Ntazakibona. Yesu ashimwe cyane. Uriya umunyamutima mubi, Umunyarwanda we yaritegereje abanga kabaye cwende ntikagira gute? Niyo koze ntikanoga. Uriya umuntu ufite umutima mubi, n'ibintu byiza byose abyita bibi. Mwarabibonye? Umuntu ufite umutima mubi n'ibyiza byose abyita bibi, kandi akenshi akibwira ngo ni uri mu nzira nzima. Ariko nujya gusuzuma, ijambo ry'Imana ryitegereje abantu ravuga ngo mwumve mbabwire icyo mbonye. Bose bakoze ibyaha, ntibashikira iki? Nukuvuga umuntu wese ahava akagera, usibye Imana yonyine yamuhindura. Abantu bose imitima yagize gute? Yarangiritse. Niyo mpamvu. Ariko reka ne kwihuta, ubwo turabivuga tugiye kurangiza dusenge. 7,
ariko hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Iri ni ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa n'acana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Umurongo wa 9 ni ibyanditswe byera turi gusoma. Ahari nabikubwira ukagira ngo ni amagambo yanjye, ariko ni ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo rero ryabayeho tutarabaho, kandi tuzapfa turisigeho, ntaho rizagira gute. Ntacyo wakora rero ngo urirwanye, keretse urirwaniriye. Nta n'icyo wakora ngo uriteshe agaciro, keretse ahubwo uryegeye rikaguhesha agaciro, kuko rifite agaciro. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga iri ni ijambo, umva, naho wakwiriza umunsi urirwanya, Imana yo yaravuze ngo aho kugira inyuguti imwe iveho, ijuru n'isi byagira gute, ahubwo hapfa umuntu. Ariko riratubwiye ngo mwitonde cyane, umutima w'umuntu urusha ibintu byose kugira gute, gushukana. Igihe cyanyu nyine gihora ari gito, nta kundi byagenda. Ubwo murajyana ibyo, nta kibazo, ariko mumujyana ibyo. Yesu ashimwe cyane. Ariko niba hari umuntu uzagwa mu mitego mu buzima bwe, akagwa mu mitego myinshi ishoboka, ndetse bishoboka ko yagwa mu ruza rw'iti kiziba, ni umuntu ukora ikimujemo cyose, ikije cyose agakora, icyo atekereje cyose agakora, ntagira amakenga, ntagira gushishoza, ntiyemera kugirwa inama, ntashira mu gaciro, ikije cyose arakora. Ni umuntu wumva ko atakosa. Uwo muntu azagwa mu rwobo. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ntabwo ari byiza kumvira ibitekerezo byawe byose, ikije cyose ukumva ko ari ukuri, ikije cyose ukumva ko ari cyo kuri. Ahubwo niba hari umuntu uzagira umugisha mu buzima bwe, ni umuntu ugira amakenga, akemera no kwigishwa, akemera no kugirwa inama. Yesu ashimwe cyane. Ariko noneho hejuru y'ibyo byose, wanyiringira ngo nzakugira inama ejo nkakuyobya. Siko bimeze? Ntago ari byo. Ariko niba hari umuntu, iri jambo reka twongere turisome ariryo turangirizaho dusenge. Niba hari umuntu uzagira amahirwe mu buzima bwe udashobora kuyoba, ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo naho yagwa inshuro 7, uwo muntu azongera ahaguruka agende. Yesu ashimwe cyane. Ni umuntu wizeye Uwiteka. Amen. Akikomeza ku Mana yo mu ijuru, agakunda gusenga. Yesu ashimwe cyane. Reka rero turangiriza, ariko Mana yanjye, kandi ntago tuzongera kubonana vuba, iminota irangiye. Reka mbabwire umutima umwe dusaba Imana ubundi dusenge. Iminota yashizemo yose, reka dusenge. Ariko hari ikintu nshaka kubabwira. Muri iyi minsi hari ikintu abantu babuze, ikintu cyitwa umutima uhana. Yesu ashimwe cyane. Hari umutima umuntu agendana, wajya gukora ikibi umutima ukakujya, ukakubwira ngo ibi ngibi ntago ari ibyo. Ariko hari abantu batagira ibinya mu buzima bwabo, icyo atekereje cyose aragikora. Niba kubonye akumva ashaka kugukubita, aragukocora. Niba kubonye akumva yagutuka, umva atinzwa ahita gutuka. Mbese we niba ari kumva ashaka gusimbuka, arasimbuka. Niba ari kumva ashaka gukuramo imyenda, akuramo. Niba ari kumva adashaka kugenda, arakubwira ngo singenda. Niba ari kumva ashaka kugenda, arakubwira ngo uko wagira kose nushiraho n'uruzitiro ndagira gute, ngenda rugurira. Ariko uwo muntu ibye biramugora. Ariko icyo mbasaba, mwinginga Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni inama y'ubuzima.
ariko nta kundi. Amen. Reka ntica amasaha nanjye abayicaga nabarebaga nabi nyoboye, ariko umutima uhana. Yesu ashimwe cyane. Reka turisome gusa dusenge. Samweli wa mbere 24 niwo mutima tugiye gusaba Imana, ibindi tube tubiretse. Niryo jambo tugiye gusengeramo, ariko uze kwisuzuma urebe mu byo ukora niba ugira amakenga. Ese hari ikintu wari wajya gukora ukumva umutima uranze? Akantu kamwe gusa. Twari twicaye mu rusengero iwacu turi gusenga, mbona umusore arasohotse, ubutumwa bugiyemo. Numva umutima umpatiye kumukurikira mu ginyomeko. Tugeze hanze nsanga tipe yahagaze ariko takazuba. Amaze se bite mwati ni sawa. None se usohotse ugiye? Ati narinje kota akazuba. Amaye. None se waje gusenga none uje kota akazuba? Ati ndi kumva nkonje. Ntabwo se none ujya gusohoka wabitekerejeho? Atoya, nje numvise nsohotse gusa. Ugasanga umuntu nawe ntazi ikintu kiyobora ubuzima bwe. Nje numvise gusohoka bije nasohotse. Ndamubwira rero aka kazuba uje kota na saa 8 karaba gahari. Na saa 6 dusohotse aka kazuba karaba kagize gute? Neja n'uyu munsi akazuba kari kuva. Ariko ngatakosa ako kanya byapa. Ariko ijambo bagiye kutwigisha saa 6 ntago uragira amahirwe yo kuryumva. Ariko we ndicaye wasohoka wana nta no gutekereza reka nsohoke. Samweli wa mbere 24 zahita duhaguruka dusenga ngo Sawuli akomeza kugenza Dawidi yanga kumwica. Reka dusome twihuse turagera ku murongo wa 6 dusenge. Ngo nuko Dawidi arahava arazamuka tura mu bihome bya Enigedi. Bukeye Sawuli atabarutse avuye kwirukana abafilisitiya, bamubwira ko Dawidi ari mu butayu bwa Enigedi. Sawuli ahera ko ajyana ingabo 3,000 zitoranijwe mu Bisirayeli bose, bajya gushaka Dawidi n'abantu be mu bitare by'igandagarizo by'amasha. Aza acyo agera ku biraro by'intama biri iruhande rw'inzira, kandi hari ubuvumo. Maze Sawuli yinjiramo twikira ibirenge bye, kandi Dawidi n'abantu be bari mu mwinjiro w'ubwo buvumo. Maze abantu ba Dawidi baramubwira bati, uyu niwo munsi Uwiteka yakubwiraga ati, nzakugabiza umwanzi wawe uzamugenza uko ushaka. Dawidi arahaguruka agesa ku kinyita cy'umwambaro wa Sawuli bucece. 6 niho tugiye gusenga ngo hanyuma Dawidi agira umutima umuhana kuko yagesheje ku mwambaro wa Sawuli. Abwira abantu be ati, Uwiteka ndinde kugenzanya, umwami wanjye Uwiteka yimikishije amavuta ngahagara kumuramburaho ukuboko kwanjye, kandi ari uwo Uwiteka yimikishije amavuta. Uko niko Dawidi yaburishije abantu bayo magambo, ntiyabakundira ko bagurukira nde Sawuli. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusenga, ariko icyakubera cyiza ni ukugira amakenga mu byo uvuga no mu byo ukora no mu myanzuro ufata. Ariko tugiye gusenga, nta kindi cyabigushoboza. Umuririmbyi wa 62 mu Gakiza yaravuze ngo umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi, icyitonderwa niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Umuntu wese udasenga gukora ikiza na aferi ntibibaho, ariko umuntu wiringiye Uwiteka akamwikomezaho, naho isi yahinduka ikuzura ibyaha gusa ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Abandi barahindutse, ariko Nowa kuko yikomeje ku Uwiteka agakunda gusenga, agirira umugisha kuri nde. Reka dusenge.